twongeye kubaha ikaze bakunzi ba One Nation Radio. Turi hano Dallas, DFW Dallas Fort Worth. Nkuko mubibona tukaba twaje mu mikino cyangwa se mu mikino yahuje urubyiruko rw'abanyarwanda rutuye muri state ya Maine n'abanyarwanda batuye hano DFW. Nkuko mubibona rero One Nation Radio ikaba yahageze kugira ngo ibereke uko birimo biragenda, ariko ikigaragara hano umukino buryo umeze ukabona ko abakinnyi bose ndakigaragara nta muntu urushundi pe. Ndishimiye ku munyakiriye, nitwa Leopold Ndayisabye, ndi umwe mu bantu bateguye iki gikorwa. Twebwe nk'abanyarwanda baba muri state ya Maine twateguye igikorwa kugira ngo duhure n'abavandimwe bacu batuye muri state ya Dallas kugira ngo uyu munsi tuharire gusabana nk'abanyarwanda ariko dusabanira muri igikorwa cya sport. Leopold urakoze cyane. Nabonye abasore batoshe ba basket ntago boroshye kubera ko ikigaragara ni abasore batoya b'abana bakiri bato ariko kubona ko bazi umupira. Urabivuga iki? Birumvikana twari twiteguye, bariteguye kuri basket, ariko urabona ko urabizi ubuzima bwino abantu ntago bahura cyane, ariko biragaragara ko bari biteguye. Twari twagize ubwoba kubera twabonaga abasore bano muri Texas bakomeye cyane, ariko twaje gusanga ko dushobora kwihagararaho kugeza uyu mwanya. Urabona ko ntabwo turimo kugenda dutanga ikinyuranyo gikomeye. Urabona ko Dallas ni abasore cyane, ni abasore barebare nk'uko mubibona, ntabwo byoroshye, ariko abana banyu bantunguye cyane. Nkaba ari kumwe rero mu babyoganije hano muri Dallas. Atwibwire. Nitwa Emmanuel Sebagabo Ngirumwe, nkaba ndi umwe mu bayobozi bahano muri Dallas Fort Worth Metroplex. Arakoze Emmanuel. Iyi gahunda nabonye ari nziza, nabonye uburyo abajene mufite abajene benshi. Umukino wa basket ukaba umaze kurangira, nabonye Dallas mufite abasore b'intabwe ko bakomeye cyane. Bino bintu mwabitekereje mute? Ibi ni ibintu bya bisanzwe biri muri gahunda za communities zo hirya no hino kugira ngo abantu bajye bahura, basabane, bakine imikino, baganire n'abana bato babizamukiremo, hanyuma twunguranire n'ibitekerezo cyangwa no kumenyana no gusangira imikino muri make ngibyo. Arakoze Emmanuel. N'ubwa mbere bibaye bino bintu? Nibwo bwa mbere team ivuye kure cyane, ariko mu busanzwe na hano tugira imikino ya intercommunities, dukina n'Abaganda, dukina n'Abakongomani, dukina na East African communities muri rusange. Nibwo bwa mbere ariko team iturutse Maine ikaza hanga. So umuyobozi wacu w'urubyiruko n'imikino yagize akazi keza cyane hamwe na team ye. Ibintu rero biracyakomeje. This is One Nation Radio. Nkuko twabibamenyesheje, twabanje kujya ahabereye basket, ahabereye football, ahabereye volleyball, ariko ikipe ya Dallas Fort Worth yatweretse kuri Strong Frame. Rero ubu ngubu nkuko mubibona turi ku kibuga hano, turi kumwe n'umuvandimwe waje nka kapitene ariko nka delegation yaje agara ikipe ya Maine. Murakomeye. Bimeze bite? Ni sawa cyane. Ko ndeba Dallas bitoroshera? Mwadufatiranye. Kandi tuzabishyura. Urakoze cyane. Urabona ko iyi kipe yari yiteguye mbere ko dutangiye ikiganiro. Mbese ibintu byaje bite, mwabitangiye gute ino gahunda? Urumva twagize igitekerezo, dufite community nini muri Maine kandi turakina basket, volley na soccer. Nene tuvuga turabizi tukunda kuza muri Dallas kubakorera ama event amwe namwe. Tuvuga tuganira nabo, tuvuga se bitekereza gute tuje tukina nabo. By the way, nkaba ndi n'umupromora, nkaba nkora ama event. Also nkaba ndi DJ. So bamwe babanyita DJ Nox. DJ Nox. Urazwi cyane. So twatubahishiye bino byo gutangira nubwo mwadutsinze mu kibuga, nyuma muri episode dushobora kubatsinda kuko aka kantu turagashoboye. Fata ubutumwa kuko abantu benshi baza DJ Nox arahagera. Turavuga nka One Nation Radio turi bubashe kuvugana na DJ Nox akaba hibereye uko mubona ari mu ishusho ya football, ariko the same time nijoro muramubona mu yindi shusho nk'umu DJ wabigize umwuga. Tubikora turi professional muri weekend n'indi minsi twadutegura n'ama event, dufite ibitaramo, dutumira abahanzi batandukanye bakaza bakaririmba muri Maine cyangwa bakora amatua. Abaririmbyi baba benshi mumenyereye ba Medi, ba Kitoko, ba Deben, dukoresha n'abahanzi bose bashoboka.
turacyabitegura rero ibitaramo byinshi tuzamenyesha. Bajene wewe mutegura ibitaramo mu state yanyu DJ Nox nguyu mushakana contact mwazibona ku buryo ari wamukenera ntabwo agoye kuza kuba yabaryohereza ibirori kandi ndumva uyu munsi biraba byiza cyane murabona abajene batandukanye baje nibigaragaza ko Dallas na Maine bafite umubano mwiza kandi ukomereza aho ngaho. Urakoze DJ Nox nawe mukanya mu kirori. Urakoze cyane nkabashimira community ya Dallas kuntu batwakiriye neza birashimishije bitanze birenze turabishimiye sana. Urakoze cyane. Urakoze cyane Innocent. Murakoze rero tukaba turi ku musozo w'ikiganiro nkuko mubibona this is One Nation Radio tukaba turi hano ku kibuga hano Dallas Fort Worth nongere mbe tukari ikiganiro kiganira kuri event zitandukanye ziba zabereye hano muri Amerika. Nkaba ari kubona umuvandimwe umwe mu bateguye kino gikorwa gikomeye gihuza urubyiruko rwa Maine n'urubyiruko rwa Dallas Fort Worth. Muraho neza. Makuru ni meza. Ndabizi ko uri mu bantu bambere bateguye iki gikorwa kitoroshye cyane guhuza urubyiruko rungana gutya ibintu byaje biteye mwabitangiye muti? Mu by'ukuri ibi byose ni mu rwego rwo gusabana mu rubyiruko kugira ngo tujye hamwe dusabane tumenyane urabona turi muri Amerika nini biba byiza rero iyo duturutse impande n'impande tukamenyana tukabasha gusangira ibiri muri state zitandukanye dutuyemo biba byiza rero mu rwego abamenye bifuje ko baza tukabasha kugira ino weekend tukina tukidagadura tukishima natwe mu by'ukuri ni umugisha. Dusoza ni ubuhe butumwa waha urubyiruko muri rusange n'abandi bajene kugira ngo kino gikorwa nabo bagitangiye cyane izindi gahunda? Ubutumwa bwa mbere naho urubyiruko ubundi baravuga ngo ishyanga irahanda sibyo wenda sinzi niba mbivuze mu Kinyarwanda cyiza ariko iyo uri mahanga uri mahanga ntabwo uri mu rugo rero uburyo bwiza ni uguhura kugira ngo mwunganirane urabizi burya bajya bavuga ngo aho umuntu kugira ngo umuntu aguhe ifi yaguha uburyo bwo kuyiroba no kuvuga ngo rero iyo duhuye gutya mbasha kumenya opportunity ziri aha uriya akaza n'ibye n'undi akaza n'ibye hari muri bikeya umuntu ashobora gutana ku giti cye rero ubutumwa bwa mbere no kugira ngo kuri twe twenyine twegeranye na bagenzi bacu tuganire dusabane twungurana ibitekerezo tubashe kwiyubaka kuko urubyiruko nizo mbaraga z'igihugu nituramuka dupfuye mu myaka y'urubyiruko twaba turi kwangiza igihugu cyacu. Arakoze cyane bwana Safe twarwanira byinshi ariko rwose murakoze. Iyi ni One Nation Radio jewe di Bahati Kalisa nkaba ni hano Dallas Fort Worth. Murakoze.